reka nicare hano uburambwira uko wiriwe. Yiriwe neza umunsi wagenze utese mugabo mwiza. Icare hano twegerane. Dore umunaniro. Mwasengeye kure se? Uvuye kuri rwa rusengero bita niyo Karuvali ubazi? Ndaruzi ariko ntiturajyanayo. Ko twagize amateraniro meza pe. Imana ishimwe. Ewe ndoreka nkubaza. Tangiye kubona ukuntu uyu mushinga nateguye utangiye kugiduha amafaranga. Wa mushinga urongeye wa mushinga nanone. Imyenda none reka mbe nanayihagaritse none nibuzanye ibyuramo. Igicucu se ibyo mubwira rega nibyo. Nibyo zibiki. Se umugabo ubu koko uzaba pasiteri ubu mupfumu ubu wasanga hari nibindi ukora nyuma yo gore mugira dore ko mugira amagambo bugiye kujya ugenda uhure n'abadansira uhure n'abanyira mariza mwigo muri ubwo ibyo ni ibintu byo kuvuga ko mbafite n'ubwoba n'isoni bw'umuntu wabimenye. Tega amatwi nyine kuva nawe winjiramo urabona umucera aha suwe wijya kure nsubiza nese guhasi inshingano zawe uzaha ni inshingano z'umugabo. Umukobwa wawe Arise ririya shuri yiga ntapfa kuza akakazi. Ubu se mu Rwanda hari imirimo mike ubaye pasiteri ukanshingira boutique hariya ukajya utuva gusenga nkacuruza utajya mu bupfumu ho ntago twadukora imirimo myinshi yadufasha hano mu imisoro Rwanda Revenue hano urayizi. Noneho niba gufata umva hazaza igitero cy'abantu bose genda ukampa rubanda hazaza kikubye Rwanda Revenue nakazi ka ahubwo wowe ikingenzi ni iki shigikira urumva ngushigikire mu bupfumu cyane rwose ubwo nuko se ngushigikira ute ngiye ngushakira amahembe y'inzovu ngiye ngushakira iki ngiye ngugirira ushaka ko ngushigikira ahubwo umva mubwire hari n'umukiri ugiye kuza genda ntegurire hari ahantu njya ndagurira atanyuzamo ijisho kandi umunsi haje umuntu hano ukabona asa n'umuntu usenga ugomba kugaragaza ko ndi pasiteri. Niba haje umuntu ukumva nyine kuvuga ibintu bya muganga ngahimbaza niba vuga pasiteri nzajya njya mu mwuga niba vuga muganga nkore ku mahembe cyane uti yari yagiye gushaka imiti ariko mukanda wari ndagowe nuko bimeze ubu ngubu ngiye reka nze nkubwire urabizi twasezeranye kubana mu byago no mu bibi byose ubu tugiye kubana mu bukristo mu bupfumu no mu mabara none kanze ngufashe ubu ngiye kuzajya ngushakira abagore birirwa bantura ibibazo byabo numva ko utangiye ariko nibaramuka bagutwaye nimbona naho mugadije hari ako bantwara uzabona ivumbura umuntu uzagenda wenyine ndakurahiye tondenirira amafaranga ndakurahiye uzagenda wenyine ngomba kuyarya genda se genda unegurira aho harya ngo njye kugukora wajya kumva ranakoma uzagenda wenyine nditwaye iki cyakura biza niko wambwiye ikintu gitumye nzindukiriza hano nicaye muri salon nkaba mbona agiye kwikererwa n'akazi. Shaka kugira ngo ibibazo biri mu rugo birangire ako kazi ntawe karuta ibibazo biri mu rugo. Songa ibibazo so urinda kumara ibibazo ninjye urigwa n'intonganya aho unyuze hose mu baturanyi ngaho bambwirera ngende kwiyo intambara mu rugo nta mahoro nta mutekano gasopo lasa ko ntego nigenda ariko ndashaka kukubwira ngo niko tubundi utinyuka umushitsi akaza kunsura mu rugo ukamukubita hasi kumwambika uzazura nakaboze siradazi waho horuzana hanga rero nimba sinzi ibintu nimba utekereza nka mubazi nimba utekereza ubundi ubwenge bwawe bubahe naguramba buneye ntaguramba nayo cyo ndicyo uzagarurira uzagira n'urusana hano narakubwiye ngo hano umuntu twiganye mwaramaze ahitunyuka kuzana ntari kubera izi ngeso ndazijambe zimaze kubijana n'8 hasigaye ikintu kimwe gusa cyane rukomeza aho ugahita ubona umujiya wanjye ngaho nigishise nturi umurozi inde murozi kandi wabite ko mbona ugiye kuyivomera nawe rero buriya sibwo ntabwo urava mu kazi ni kazi ntabwo uri kubyumva ese ko mperuka wiyemera uri umwiyemezi ko kuvuga ngo uzajya utanga ibintu ntabwo ngiye kuvoma ndetse mbese ugiye n'amabido abiri gutya ndi mu kazi nawe uri kumbwira ibyo ngibyo usigaye uvomera abaturage none se nkubaza ubu
nayo tuganira ibyo tuganira tubisiga aho ngaho tubyibagirwa ibihe tuganira ubu gutya nibereye mu kazi kwe kazi ubushe tuganira nakubera iki ariko se ndagize ya story wa mugani akira rero bimeze bite mbwira ngira mwarugerejwe nakubwiye gahunda yo kuri Nyabarongo warayibagiwe Nyabarongo ese kuri Nyabarongo n'amabido bihuriye ngukomereze rero nkomeze sibyo nguvuga ngo ubushize nakubwiye gahunda yo kuri Nyabarongo nkubwira ko ngewe ifite iyo deal ma isene yego hambere covid birateye guma mu rugo guma mu karere abantu bagume i Kigali abantu bagume i Muhanga mu Gakenke tugumeyo none se urumva abantu bava mu Gakenke bate bakagenda oya vuga urangiza uri kuvuye uko nemeze dore business ni muranenze dore business ndi ngo muri iyi minsi nzeye none se wambutse abantu ku mabido nawe rero kiramfasha ikoti byane nkwereka afasha gato ubundi nakubwiye ukuntu tubigenza sibyo amajerekani turayahambiranya nyuma yo kuyahambiranya nuko urambika inda ku muyaga ubu ni ubwato mbamaze gukora kuri iyo ariko nuguteka imitwe wabuze n'ahantu ushakishiriza amafaranga nese ubu urabona ahubwo aya mabido utazakoraga izida abantu bose ukabaruhura mu mazi ariko birakora urumva nataye umuntu mu mazi wowe kurikira wumva maze se ubona birimo amafaranga ongeraho ngo cyane nese ahubwo basi ushaka umuntu ukodesha ubwato ukagenda ukajya muri ayo mazi ukajya gushakisha amafaranga nk'aya mabido koko ntajya undeka iyo bavuze nk'igishoro ni mu mutwe wumva oya ahubwo nuguteka imitwe ugashakishiriza ibidakuba mu gihe ntarabona amafaranga ngura ubwato ngiye maze guhambira ayo majerekani yanjye nkayafunga urumva kurikira wumve nkabona umukiriya mpita ndyamaho urumva namara kuryamaho umukiriya mu mugongo ngatema ukaraga urumva nkiyambukira reka nkubwize ukuri amafaranga ndayafite nkugurira akantu ayo mafaranga rwose yo kungurira akantu yaturutse kuri aya mabido yawe ntabwo ngaho basi akira fata amabido ngaho reka nguha akazi byibuze nguha akazi tongere kabwe ibyo bintu niba ari ibisazi byagufashe niba ari ibiki ako kazi kawe ugenda ukikoranira rwose amafaranga yawe uzaharye wenyine nawe ibintu burimo byo kwirwa aho kandi ngenda narabikubwiye ukataba mu makaritsiye nk'urumogi waje nkabwira abo waje ubundi tuzumva bavuze ngo umurambo wawe tujya kuwutora mu mazi cyenda kumva uri matabaro kwigisha amatabaro wapi kwahere ntimanukira ako siko kwa mugani bajya bavuga ngo abantu basigaye barasaze bose uko bangana nese we waje gusarura kumiro karaga amakuru kidive makuru ni meza karibu wacu sinafina kwakira yakoze Divi muraho muraho umukecuru arakomeye se arakomeye hanyuma ruguru meze mute tumeze neza ikawa se dive yakagase ise ko ndeba hindura imyanya hanyuma se ruguru amakuru yo mu cyaro makuru ni meza bamuteteri barakomeye zamurwe za mukecuru se mboko aha ibintu nyine birakomeye usibaze ko ni famu wa muturanyi wacu yarapfuye inde Kamariza yarapfuye akaga kaba yazize iki yego mana yanjye nanjye nagiye kumurumva ngo yapfuye bese yaba aramaruze ntabwo ndi nyine kwihangana byashoboka wa musaza we nawe rero yese arwara umuvuduko ariko disizi twahize mu nkuru no kukubaza amakuru twakirize iki igikoma cya se yakirahari ntacyo dufite cyo koze hari icyayi nta kibazo ntuzanire wisamira amakuru yanyu se turakomeye sikora ko turi gutera imbere se baratwara iminsi igenda dutera imbere ku bantu ntabwo twabikora urumva twakibagirwa ku ifishi twavuye baratwanze ntibanaduhamagara kubahamagara ko zagiye tugira akazi kenshi kubera gushakisha ntabwo turanapanga ngo tumenye ngo tubarizwa aha ngaha dushaka hirya no hino cyo kuza ako kanya ariko turabikosora ntabwo bizaba karande ariko nyine muzaze munadusura kubasura muri uku kwa 12 kwari kera turagerageza cyo tuye tubavugisha nka rimwe mu kwezi cyangwa se kabiri ko naho rimwe mu kwezi koko
bo binabaye ngombwa numvise shera avuze ngo rimwe mu kwezi bitindaho birabaye ngombwa twajya tuhamagara buri munsi nta kibazo urumva ko wamutindiye waramutindiye mfite umugore mwiza umugore wanjye brakunda abantu karibu ku meza kandi muryoherwe urakoze badusoma kuri kino cyayi ugire nte hari kuzi gutebya nawe icyo ngicyo kamwe ntare maze amahoro ahenda kamwe kingicyo ubwo ufite ibyo uri ndiviye inkwererana birakora seka amafaranga seka inkoko zize dore umuteguro uyu muteguro ni wowe ujya kugira imana nari nabibonye haramutse ibiki hicazwa aho ngaho ugarutse ute kandi kati vugaho rwose mubyeyi ujya kubabwira ko umutima wambaye nta kintu yigeze umarira umva akagakobwa ubwo wowe ukoresheje ute uko mwari mwabimbwiye rwose babyeyi nabigenje riba ryitihiriza sha ubwo umugabo wawe nawe yarikagije ariko ndabikemura imbuto wari warazitanze yego narazibahaye ko tubikora rimwe gusa wayibonye iyi nyoni ndimo ndayireba ikiba cyita igishwi yego igishwi urakizi yego ndakizi urabona ko cyatsemo umuriro yego iki gishwi rero ugiye kuzagenda yego ushake igishwi aho uzarikura simpazi ubwo ugomba nzaribwirwa n'iki nyagasane kuko umva mbese ukari akagoke kecoco ugomba gushaka igishwi noneho ugashaka isombe bita igicucu urayizi isombe bita igicucu wibaza bakura amagambo menshi wabyumvise isombe y'igicucu ushiremo umureti w'iyo nyoni bita igishwi wabyumvishe yego nushake uzashake n'uruhu rw'agacuramo kugira ngo abe umucurike nyine ajya kumvira kugira ngo ibyo bikore mbese ajya atekereza bicura kugira ngo ibyo bikore ngiye kuguha umuti noneho uri bumwe nawe nanjye ndavuga ubwo ntiwasanga niho hari ukuntu yabigenje byakunze ugiye kunywa uyu muti gotomera ntumire uwo muti rero ugomba kumarana amasaha 24 nta kuwucira nta kuwumira wabyumvise hanyuma uratarana n'izi mpeke ebyiri hanyuma rero ubwo uwo muti nguhaye nyuma yo gukora ibyo nakubwiye byose ukamuha isombe bita igicucu ukavangamo umureti wigishwe wabyumvishe ibyo birabikunze hanyuma rero kamaze abakurambere numva ikiguzi baragucaye kuri kubatesha umutwe muri iyi minsi uri kugaruka kenshi
ibihumbi 400 gira vuba vuba ibihumbi 400 kandi ukoresha inote z'igihumbi gusa mpereza gira vuba vuba gira bwangu iminota iri gushira gira bwangu ngaho genda umvira haguruka umvira wankura amahano haguruka umvira ngo ntazaza Jerry yaraguye hehe ukagira Imana we kandi gutomerero Jerry uzayazana bitanera mwiyemeje ndagura mfite ishapure ubu nkuze mfite byeri nundazaza bite komena cyane ba ure muri za gahunda zawe zitemewe n'amategeko ndakashagiye mbona nakubwira ngo nze ngo akazi muri akazi ko mu rugo uraho gusa waje akazi kiye umhakazi umuntu w'umutaramu ubu se uragafite kwirwa mu kazi ko mu rugo buriya muri rugo uraryama iki kwe akazi ko mu rugo bura ntuzagasuzugure nakubwire ngo ntuzagasuzugure wowe kamubwira ukuntu buri byaje kariya kazi nkabonamo imiteto myinshi cyo ni cyambere mabuje arankunda uzi ikintu maje kugeraho muri karakaza biro kugasuzugura uwako kawe ukora ugakuramo iki ngwino kwereka business cyashya nziza hariya ushaka amafaranga yo gukora ngo kubaka ryasi kubiki akazi kawe ugakora sina kuzigenda bigusobanurire nawe rwose vundi nawe wanzu nyine icyo nashaka kukubaza ntabwo kiza leta ko kazi ukora irakemera ariko se reka mubaza ubundi ibintu byose ushaka kubyushyira ku karubanda ngo leta imenye uragasorera tuza wencuka ugiye kumbera se ako kazi ukora kadafite ikintu kamaje kukugezaho ni bwoko ariko ubundi ushingiye ugakuramo iki ubundi ushingiye kukivuga ko nta kintu kandi nta kintu ufite ntacyo pe ndishuwa ufite iki babwira ngo makote safati rinyerekeze waguzemo inkweto ta iyo ntago ari inkweto y'umuntu ufite akazi ukava muri ruriya by'uko itonde ako kazi kawe kagumane musore nta mari kare ntago ari kwirwa mbwira abantu batumva ubundi nkawe rero wowe uri hasi uraciriritse kwera mukesho kamera kutari kuvuga urwaya njine ko urabeshya none se magique ari he hariya mu rugo nta kibazo nshaka kumugutumaho genda umubwire ko boss yambwiye ko ashaka kumuha akazi agerageze nka 9 aza murebe sibyo so abagore b'iki gihe basigaye barigize ibiki ntagasuzuguro se harahagaze yababa we arangica noneho wamuhinguranya bihe harya mama bambwiye ko izina rya yindira dongo Yesu njya nimero ye Yesu arangica ngiye kwafa sowe none suka bafite n'abakiriya benshi ndamusanga ye kuko utinga wonyihere ugiye muduki Demonche zinzara wa muntu
uba wagiye guhera ko asa nangufasha ejo ntazavura abantu ugasanga ndanamunosha wanamunosha nta mikino ujya ugira kata neza sentor ubu siri kunyigisha guca inzarara ndabimenyereye zara z'abaganga n'abapasiteri wapfa kuzinjiramo tukiri aho uranyibukije wabonye ibintu byabaye ejo bundi ibikize kandi harya umuntu ajya kuvuga ngo ingaro mu cyongereza bavuga ngo iki ibyo biramu uherutse kuvuga ntabwo mu ishuri vuba uko ubizi ibyo bintu by'ibyongereza narabyize wabonye ingaro uriya muntu yaguteje ejo bundi kuzanye ibyo mperezo ibyo by'ingaro utangiye kuza bavuga ibirambuye ibyigondoye ingaro se byatumye satani ishuri none ubundi amaherezo azaba reka nkubwire uriya mugore ntabwo ari ubwa mbere yamuhaye umuti ubwa mbere namuhaye umuti baragukoresheje nabi ariko nako none se ubundi umuti wawe urakora vandese umva utangiye kumva ibyo kudakora se birakureye wowe wite umuti ubu ku bwa mbere wanze ubwa kabiri nabwo ni wanga ubwa gatatu urumva amaherezo atari kujya ku karubanda gusa akantu namubwiye kazatuma ari we ahubwo ugira ikibazo namuhaye kuri ya nzoga imwe yayindi yafite imitsi ngene nanjye namubwiye nti uyu muti ndikumva ari umuntu ukomanze naba akubaza iby'umuti nta kibazo uvuge ko n'umwana nakubaza iby'upasiteri sawa undi ninjye washatse nawe nukubesha karibu Yesu ashimwe muraho neza baba pasiteri muraho umeze mute neza ni karibu murakoze cyane ko mudusuye amasaha se ngira ngo nze twiganira ku bijyanye n'iby'itorero komera pita we muraho Yesu nashimwe sikaho twicariye hano hanze izuba rimeze nabi murakoze cyane Yesu ashimwe ndahimbaza mwari muri kumva rero turaho nta kibazo kuri kureba nk'umuntu wiyirije inzara ikuri mu maso pe rwose dore muri iyi minsi hari igikorwa mfite gikomeye cyane ndi kwitaho uri gusengera umugore se nabanje kukigira mu isengesho ariko kugira ngo ndebe ko cyazagenda neza wamugani cyane iki gihe isiri ugarijwe we cyane derutse kujya mu ntuza muri bwa buvumo bwo ku musozi wa Kanyarira tuhahura n'umukobwa ariko ngo afite imyaka 47 numbwire ko yakarantutse ngari gushaka umukobwa w'imyaka 47 ngari gushaka umugabo azamushaka Imana ntiramusubira ariko ko twarasenze tugeze aho tubona Imana ari kiri gukora Imana duhaye isezerano nta kidashoboka imbere y'Imana twari tumaze iminsi 23 nta buryo cyoze tunywa amazi gusa ubwo ntiwasanga ari kumshaka buriya ikintu cyose wagifatiye umwanya imbere y'Imana nako kanya rero tubigarukeho ntabwo ndi gusengera njyewe umugore ntabwo ndi gusengera umukobwa ahubwo njyewe hari igikorwa kindi nifitiye murabizi ko uretse no kuba ndi umudiyakoni ubusanzwe ndi n'umusare narabyumvishe ubu uri gusenga ngo utarohama ubu muri Imana iba yakurije muri uku kwezi Imana yaratubwiye ngo ikuye impfu nyinshi humura isengesho ryawe Imana iba yaryumvise uherutse kuza gusenga arangira atanga turajya gushima Imana yo kuvuga ngo muri cya gengo cya COVID-19 ngo bari babafungiye ngo mu mujyi wa Kigali ngo kubw'amahirwe ngabona umuntu ngo wambutse abantu ngo nimba ari ku madarubindi akira niwo akira amadarubindi arambutse ayo bivuze nabi kosora kukana ari ku madarubindi ni ku majerekani ako niko usibye ko nabyo bitemewe uramundeba ukabone muzi ko sari nyemuse turamenya ngo ntibyemewe buriya none se buriya byose na Imana ifata kimwe buriya ushobora kubesha si icyaha siko tubizi ni icyaha ariko ushobora kubesha uri kurokora ubuzima bw'umuntu utimubuhe buryo wabyumvishe ubu hano hanyuze umuntu bari kwirukansa bashaka kumwica sibyo ariko akakunyuraho ukamubwira uti jyamo hano nkaha mu gikoni cyanjye akabwira uti jyamo akihishamo bakugira bakabwira ati runaka nyuze kavuga uti dore yarenze pfiyo yarengarenze pfiya si ububeshe ariko icyo cyacaza kujyana mu ijuru kuko urokoye ubuzima bw'iki
bw'umuntu. ubwo ni icyaha, ubwo ntabwo ari icyaha, ntabwo kiba kiri icyaha, tucyita igikorwa igikorwa cy'urukundo cy'ubutabazi bashyi rwose. Muri ibyo dushaka nari muri aha ariko turaho tumeze neza. wavugisha abadiyakoni bawe bagenzi bawe byibuze hari ukuntu ushaka kubakangurira gutura, urumva? Erega sinangombwa ko hata amafaranga menshi babwira uti buriye biceri bisakuriza n'Imana, ujya ujyana ukababwira naho kantu ujyana ukacengeza umwe ku wundi babwira uti buriya gutura gatura igiceri, kavuga uti reba Imana imodoka uba wanyuze imbere urebe imigezo wambutse kukiza imodoka ibitakugonze, icyo kiguzi wa Imana warangiza ukaza mu rusengero ugatura 100 ugatura 200 y'induru y'ibiceri. Ese uhuye n'umuntu akabwira ati ngurira agacupa mugurire icupa mu biceri ko tujye wenda tubireke kubyita ituro sibyo ra ahubwo tubyite kugurira Imana agacupa katubibare gucyo mbese ubuse wagurira Imana agacupa none wabona kwihaye Imana ibayinywa ntabwo wabona ikintu yiguriye pe. ubutumwa reka tuzabunyuze mu nyigisho. No aha kamwigisha gakora suzababwira nungutse n'ikindi gitekerezo. Genda wowe ufate Bibiliya urebe ijambo ribemeza, buriya muri Bibiliya habamo amajambo usomera umuntu agahita yemera, urebe ijambo ribemeza uburyo urariheraho ubabwira n'icyo ubikora. umva bakora nyine pasiteri azaguha umwanya wo kwigisha mu rusengero wigisha. Numara kujya ubabwira ko ari ukugurira Imana agacupa uzajya ubatera agakoze bavuga ngo buri wese agure tuzagera ya mahoro, kugira ngo mu mutima we yumve ko ari kugurira Imana agacupa. Tukarepeta tazakibagirwa imbere y'ibyo mbere njyewe kabwira abakristo abakristo baririmbira karirimba imbere cyane ahubwo nungutse ikindi gitekerezo. Umva nungutse ikindi gitekerezo. Pasiteri azigisha ijambo ry'Imana handi uba uhagaze ku muryango uhita uzamura ku gakorasi, nanjye mama pasiteri nzaba ndi hafi aho nkwasi. Buri wese agure tuzagera ya mahoro, 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 buri wese agure tuzagera ya mahoro. None aho ngaho pasiteri nyine kugira kuko hari abantu bagira ngo nukugura ikindi kintu uzajya ushyiramo akantu uti niba ufite ibibazo gira ikintu Imana ugurira Imana ishotore nayo igira icyo gurira Imana agacupa aho kuyata mu kabari, buri wese agure tuzagera ya mahoro. Inzozi zari zimaze gusaza kankoresha izo mu iki gihaza ndabona aricyo cyeza. Si bisanzwe bivura si kapusine. Nibagiwe utwatsi bita amahwera kuko ngo hazanyuzamo ijisho uzahi kwashamo n'urwiri. Umukobwa mbi amugore ntange ntiwakoze ndaje ndamwereka noneho ndamuha nawe ushobora nzaba ntabizi njyana uyu nguyu nkawuma gutyo niko nzamushiramo. Yego. Nababaza. Nta kibazo. Hano muri quartier hari umuvuzi gakondo bita Dongo wandangiye wabo. Umuvuzi gakondo. Umuvuzi gakondo witwa Dongo? Yego. Umuvuzi gakondo utanga imiti ya Kinyarwanda. Konzi ko umuntu bita Dongo se ari umupasiteri. Wonze n'umugabo mugufiya ukunda kwambara uturinete
umupasiteri ni uwo nguwo ahubwo nyereke iwabo niba waba uhazi. dore urafata uyu muhanda umanuke gatoya hari inzu ya konoshi isize irangi ry'umweru uramanukaho gatoya ku nzu ifite igipangu cy'ibara ry'ubururu naho ngaho winjiremo ubaze naho ngaho ataha. Ni ukuvuga ngo ngiye guca uno muhanda manuke pana kuzamuka nkomeze gutya manuke hepfo. yego nibyo bisa uri koze reka ngire none. umva nkubaze wambabarira nk'umuntu nkoreye ako gaserivise ukamaka nimero kawe. Gongwe nimero yanjye? Yego rwose. Akusiko wubahuka wa gasore we. Ubu muhinzi nkawe uri hano ngaha ku muhanda unyaka nimero hano. Ngo He wambaye ibibodaboda izuba ryishe wagira ngo nta nubwo kajya kare. Wakwihangana kugusaba nimero nkajya ngumvugisha hakubaza cyangwa ko waba wahageze. Uvugana iki nanjye? Ntacyo zimenze kukubaza niba wahageze. Kubera yuko nkubajije ukandangira ahantu nubwo usubona uburenganzira bwo kunyaka. Iyo service ndi kukwaka nayo igufitiye akamaro. Ngewe noneho reka ngene mpa kurangira kuri telefoni nugerayo urambwira ko wahageze. Umva reka nkubwize ukuri. Nubwo naje nkakuyoboza ntabwo bivuze yuko wanyuma ukabigezaho ngaho ngiye nacyo navugana nawe. Ngiye ndumva ariko ntakugoye. Muhinzi nkawe urugo guhinga hano ku muhanda uharura ibyatsi. Ndabihemberwa ariko. Ibi bintu ndimo ndabihemberwa. Ariko wibi bisuzugura ihangane mbiye nito. Ahubwo reka ngubuce. Kangubuce rujya kugurira indaza araye kuko ndabona unashonje. Reka kumenyera bro. Baza kandi nkawe ariko uswagize umuntu uzakansangana nawe magaranye nawe mu muhanda yanseka. Na boda izuba ryarakwishe. Yanura rya mama ndazi ugahagakira fata. Ntacyo. Amafaranga nta kintu apfana nako gasuzuma. Ako ntuzongere kumenyera. Ntago nkumenyereye. Jubanze urebe umuntu muri kuvuga n'uwari. Ku mafaranga ninshaka rwose. Jubanze urebe uwo muri kuvuga n'uwari wenyine. Ntacyo urugendo rwiza. Okay. Cyangwa cyakira bamugane kana nazibuye. Barunangiriye neza. Ariko ntuzabumva ibyo nibyo nanjye nashaka. Ntago bari kazi. Amagara ariko nombe nakajwi ke hano hatarakaye abanza mwivugisha ko atanze sose baho amanite mfite hose amagazi ya mbere tereta Dacamo ngo ni reso nongere mpamagare ndebe aho rero genze bite mahu ariko uriya mwana byo ni mwiza pe ni icyotsi ni ikizuba yewe ameze nka wa wundi bavuze ngo ni igitomati nimero zange gucamo mbure n'icyo maze amafaranga reka nze nyarye n'ibintu Ni kwanya na yimkawe.